uburuhukiro. Imana uyu munsi irashaka kuruhura abantu. Ntangajwe cyane n'ijambo Imana ivuze mu muhanuzi, birasa neza n'ibintu Imana yambwiye. Imana muyimera icyubahiro, niwe mukozi w'umuhanga wenyine. Bibiliya iravuze ngo Abisiraheli bava muri Egiputa bajya i Kanani. Imana yababwiye amakuru yo kuva muri Egiputa bagera i Kanani, ibabwira ubwiza bw'igihugu bagiyemo. Bararirimba bati ni ukuri ibiti by'inzabibu tuzabiryaho, tuzanywa ku mazi y'amariba tutafukuye, tuzishima. Imana ibahisha amakuru yo hagati. Amakuru hagati rero abarokore benshi baraharuye. Ivuze ngo muzajya muri Amerika murishima, ariko urugendo rwo kugerayo ruragoye. Ivuze ngo uzabyara urabyina, ariko urugendo rwo kubigeramo ruravunanye. Icyo nkundira Imana, igira password yo hagati, umubare w'ibanga wo hagati. Kuva muri Egiputa ujya i Kanani uzwi n'Imana yonyine, ariko abagenzi naho baba ari abaswa. Yesaya yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwa. Kandi abagenzi naho baba batazi kuvuga Icyongereza, batazi kuvuga Igifaransa, batazi kuvuga Igiswahili, naho baba ari abaswa. Yesaya aravuga ngo izitwa iy'ababandi, babandi ni wowe, babandi ni njye, izitwa iy'ababandi. Imana ibwira Yesaya iramubwira ngo kandi muri iyo nzira aho bazajya banyura bagasangamo intare, nzajya nzibakuriramo. Hari ibintu bitatureba bireba Imana. Hari ibintu bitatureba bireba Imana. Nafashijwe. Hari ibintu bitakureba bireba Imana, ni sharije zayo. Ni ibintu yavuze ngo ibi nzabyikorera ubwanjye, sinzatuma izina ryanjye ritukwa, kuko wamaze kwakira uburuhukiro muri Kristo. Hari ibintu bitakureba, uri kuvunwa n'ubusa, wikoreye imitwaro itari iyawe, ariko Yesu yambwiye ngo nze mbabaze ngo ni kuki muruhiye aho mwagakwiriye kuruhukira. Reba imyaka umaze we, mbega we. Abantu bararushye. Benshi muri mwe murareba nk'abarushye. Ibi ntibanabyerekwa. Hari n'abantu baza gusenga i Nyarugenge atari kubera urukundo, ari umuruho. Biterwa n'icyiciro rero ugezemo cy'umuruho. Hari abaruha bajya Kanyarira, hari abaruha bajya Kizabonwa, hari abaruha muri Rusesimanza, hari abaruha bajya Samatare. None mwe murushye mujyahe? Urushye ujyahe? Yesu niwe buruhukiro. Yamene y'amaraso abanyabyaha, yaje gukiza abatakwikiza, yaje ngaruhura abahetamishijwe, amara inyota baguye umwuma. Amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. Amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. Haleluya! Ariko umunsi umwe muzantumire nze ndirimbe gusa, nze ndirimbe nishaka mfe. Watubereye isabato nziza, Mana uri mwiza, ibihe n'ibihe. Ndumva imbara, ndumva kunesha
yaraturuhuye umwami. None mpora mu mahoro, umutima ni muzima, hari kwica tumyashungura akangiza sinyisi, nari mwisa y'ibyaha aramfata arasayura, nari mumyi shimukomeye none aramurikira. Abisiraheli bahaguruka muri Egiputa babyina bati Imana idukijije amaboko ya Farawo, turishimye turanezerewe, tuzihanganira urugendo rw'iminsi mike, ariko tugeraho tuzarya imizabibu tutarushye, tugeraho tuzanywa ku mariba y'amazi tutarushye, tugeraho tuzarya tukarya kawunga tukayihanga. Imana ibahisha amakuru yo hagati, irabihorera bati mukomeze mubyine, ibiri imbere ntimubizi. Abagenzi naho babarabaswa, sinzi impamvu iri jambo riri kuza cyane. Ngabo bambutse inyanja itukura, ngabo Imana ibagaburiye amanu, inkweto zabo ntizabasa, nta n'umwe muri bo wigeze ajya guhaha inkweto mu isoko. Oya, n'uruhinja izo zahagurukanye muri Egiputa uko bakuraga ngo nazo zarakuraga. Ariko amaboko y'Imana ni magari, amaboko y'Imana akuza n'inkweto. Aye wewe, ibintu bidafite ubuzima Imana ikabikuza. Hereza Imana icyubahiro. Imyenda bahagurukanye ngo bagenda unutawuni guhaha, rekada mu butayu nta maketi zihaba, ariko Yesu yababereye uburuhukiro, abaha ibyo kurya, abaha ibyo kwambara. Hanyuma Imana iravuga iti kandi ahantu mwabaga hari amashanyarazi, ku manywa nzajya mbabera inkingi y'igicu. Inkingi y'igicu ngo yari irimo akayaga, kura mu butayu murabizi habamo izuba ryinshi, ngo ku manywa Kristo yababeraga umuyaga, kabwo nzakomeza mbabera uburuhukiro, ka ventilateri hafi aho hafi. Kristo ngo akajya bahuhiramo. Mu butayu hari ukuntu Yesu ajya aduhuhiramo, izuba ryakaze ukumva Yesu aguhuhiyemo, ukabona akaminerivare k'abana karabunya n'akayaga kavuye mu nkingi y'igicu ari we y'uburuhukiro. Abantu Imana yahuhiyemo munyikirize haleluya. Ko musa n'abantu Imana yahuhiyemo nijoro ngakababera inkingi y'umuriro, kandi aho iyo nkingi yahagararaga niho bahagararaga, aho yashakaga ko barara niho bararaga. Baragenda we, Imana ibakorera igikoni mu ijuru. Imana ifite cuisine, Imana ifite igikoni, ifite n'abamarayika bateka. Imana ifite igikoni, Imana ifite igikoni. Urimba buruba warayimanitse cyangwa gaze ukayifunga, cyangwa kwiziniyeri, biterwa n'icyiciro cy'ubudehe. Burya igikoni cy'ijuru kitatanze se stoke y'umuceri wa basmati wayibona. N'ijuru riba ryohereje, kandi ryohereza uko umuntu ari. Ubu mw'ijuru mwese bazi ibyiciro by'ubudehe mubayemo, barabizi ko kigo rutayishobora bohereza ka basmati. Akose mwabaye mute? Ijuru rifite igikoni, kandi buri wese rimugaburira uko rishaka. Munyikirize amen. VIP haleluya. Ijuru rifite igikoni. Imana ibwira marayika ushinzwe igikoni, niko mbitekereje nka Joseline, iramubwira ngo abana banjye bajya barya mana. Kandi igitangaje cy'Imana, abakecuru n'abasaza, abana b'impinja bagejeje ku myaka yo kurya baryaga manu, n'abakecuru bakarya manu, ngo bose bakarya manu ntibarwara amibe. Ariko imirimo y'Imana, indyo Imana itanze iza yuzuye ibirinda indwara, ibitera imbaraga, n'ibyubaka umubiri, bipfa kuba byatekewe mu ijuru.
Siko bigenda biti ugaburiye abana kawunga ukwezi kose, kuwa mbere kawunga, kuwa kabiri kawunga. Papa kutagura inyama, ihangane mwana wanje ijuru riracyari kubiteka. Imana ibayashizemo intungamubiri zose, ibirinda indwara, ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri. Kona barya kawunga na dodo ukwezi kugashira, ameza biragashi. Bigenda bite? Ni marayika ushinzwe igikoni, yirirwana na tantine mu gikoni akambwa ngo bikore gutya, harimo ibirinda indwara, ibitera imbaraga n'ibirinda umubiri. Twese amen. Munyikirize nabakunze. Haleluya. Abisiraheli Imana yishiraho charge yo kubatunga. Iri jambo twasomye ngo bari bageze mu gihugu hafi y'umwami w'umunyakana, ngamenya makuru yuko Abisiraheli Imana yabakoresheje ibikomeye. Harabanga Abisiraheli nzabicira mu nzira ntibazagerayo. Imana yavango nta muntu wica uwo ntishe, ntacyo uzabatwara wa mwami we. Ubwo n'ubwoko navuzeho ntacyo uzabatwara. Ubwo tuyoborwa n'umukiza wa, dufite amahoro muri urwo rugendo, kandi azatugeza mw'ijuru amahoro. Ntabwo tuzongera ayokwe, ayiwe nubwo uwo muyaga ufite imbaraga, natwe twegereye ku nkombe y'uruzi. Nta muyaga uhari, nta muraba uhari, n'ukuri tuzasohora ubwo tuyoborwa, ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu, dufite amahoro ururwo, kandi azatugeza, kandi azatuye ayiwe mw'ijuru amahoro. Ntabwo tuzongera kwe. Iyi si irimo abagabo bavuga rikijya, bavuga bikaba, bategeka bigakomera. Harimo umugabo umwe w'igitangaza witwa Hitler, ngo yabwiye umutima warabwa, umutima wanjye ngiye kuyobora isi neza, intambara y'isi yose, kandi nzayisoza abantu mbarangije. Imana iramubwira ngo oya, ntushobora. Yatangije urugendo ntiyarurangiza, ariko Yesu niwe watangije urugendo, kandi azarusoza. Iyi si irimo abagore, irimo abasore, irimo abakobwa bavuga rikijya, ariko urugendo rugira aho rurangirira, ariko urwo Yesu yatangije nta nkomyi rurimo. Azarurangiza amahoro, kandi ibyacu ntibizarangirira n'aha, bizarangirira muri Kanani yo mu ijuru. Mwe kuruhiraho mwagakwiye kuruhukira torero, nimwegereye Yesu ababera uburuhukiro. Uyu mwami ngaraganira, ariganiriza, aravuga ngo Abisiraheli ndabisha mbarangize batagezeyo. Imana iramubwira ngo